Hello guys, twongeye kubashimira kubona kubasanga kuri uyu muyoboro w'itumanaho rigezweho. Ubu noneho tugiye kukwereka uburyo wakomvata indirimbo zari mu bwoko bwa MP4 ukazigira MP3, ukazigira mu bwoko bw'iki bw'amawodiyo wifashishije application imwe ufite muri telefone yawe itagikunda ndetse no kuba muri telefone zigiye zitandukanye. Wari uyifite ariko ukiri gushaka za komvati zo gukomvata nyine kugira ngo uhinduremo videwo zihinduremo audio, ariko ukabura application yizewe cyangwa se yakorohereza kubikora ibyo bintu. Iyo telefone, iyo application usanzwe uyifite muri telefone, unarayikoresha kenshi ariko ntabwo wari uzi yuko ikora ibi bintu. Tuzatinze reka tukubwire iyo application iyo ariyo. Nk'ibisanzwe urajya muri telefone yawe, nimba uyifitemo ni application yitwa Zenda. Zenda abenshi bayikoresha mu bijyanye no kohererezanya indirimbo, amavideo n'ibiki, bikarangirira aho ngaho mu buryo bwiza ute, mu buryo bwihuse. Ariko nyamara ifite n'ubundi buryo igira ute ikomvata indirimbo zari audio ikazigira ikomvata indirimbo zari video ikazigira audio. Abenshi bazi ko hakoreshwa ama format factory ajya mu mamashini n'izindi application nyine zigiye zitandukanye zikomvata, ariko ubu ngubu tugiye gukomvata video tuzigira audio dukoresheje application yitwa Zenda. Niba utayifite muri telefone urajya kuri Google Play Store, aho usanzwe ushakira ama application uyidownloading then uyishiremo. Twe tuyifitemo rero dusanzwe tuyikoresha. Iyo ukifungura ugera kuri dashboard imeze uku nguku nyine. Ubu buryo nyine uko ugiye kohereza, urabona dufite send na receive, ariko ntabwo aribyo tugamije uyu munsi. Ahubwo tugiye kukwereka uburyo ki tugiye gukomvata video tukayigira audio. Naho urabona kano kantu ka kabiri kari hano kanditseho 2MP3, hano playlist, kano gakurikiyeho ka kabiri niko urute ukanda, urakabona nyine twagakanzeho kabaye icyatsi. Hano hejuru urabona bari kukubwira ngo select video. Ubwo icyo uri bukore urakanda hano hejuru, hano harimo karongo k'icyatsi, then ugira ute uhitemo video. Urabona hano dufitemo video zigiye zitandukanye. Kanze tumanza twakwereka audio dufite hehe, dufite hejuru, kugira ngo tubashe kuyikomva tubone ko iyi audio ya video turi bukomvate twakwe tutayifite ari nk'iki, ari nka audio. Urabona audio dufite ni izi ngizi, audio ya nyuma dufite ni iyi ngiyi uri kubona, dufite short new. Okay, iyi ngiyi ni audio ya nyuma dufite. Nicyo tugiye gukora, tugiye gukomvata iyi video ya mpano uzankunde. Okay, tugiye kuyihindura audio, then urabona ukiyikandaho ihita yikomvata. Okay, bivuze ko yarangije kuba audio. Reka duhitemo n'indi turebe, duhitemo n'indi video turebe ngo video tugiye gukomvata nayo ni iyihe. Reka dufate kuri zino zo hejuru n'ubundi, kuko nazo ni okay. Urakubona audio zacu twarangije kuzikomvata, ubu zabaye ebyiri. Turareka rero tujye hehe, tujye kuri, murabona za ndirimbo zacu zagize twarangije kuzikomvata. Nubwo zahinduye amazina, ariko ushaka wahita ukora rename, ugahita ugira ugahita uzishiraho. Ya mbere ni iyi okay, indi nayo okay, ni izi ngizi nyine twagize twakomvase, tuzihindura iki audio dukoresheje iyi application yitwa Zenda. So guys, nimba uri kubona ko aka kantu aricyo kagufashije, kora share kugeza ku bandi bajye bikomvatira indirimbo bitabagoye. Nibuke no gukora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ubashe kubona buri update cyangwa se
muri videwo yose twakoze. Cawu cawu, reka tubane muri videwo iza gukurikira.